Bakunzi ba Judgment Truth Victory ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze muri uno mwanya wa Soma Bibiliya, aho buri munsi mbagezaho umurongo wa Bibiliya, aho nkoresha isezerano rikuru ndetse n'isezerano rishya. Munyemerere rero mbere y'uko dukomeza tubanze dusenge. Data wa twese uri mu ijuru dukunda, izina ryawe rishimwe. Tugushimiye yuko wakoze ibishoboka byose ukandikisha ijambo ryawe, abantu bakagenda barihererekanya, ndetse uyu munsi tukaba turi kurisoma. Ndagusaba nkwinginga kugira ngo ukomeze gukorana n'ibitekerezo byacu kandi uduhe gukuramo ibitugirira umumaro, maze nitubasha kugira ubuzima buzima bushingiye kuri Mwuka Wera n'ijambo ryawe, tuzashima urukundo rwawe. Komeze kutubera byose no kutuyobora, tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Rero nk'uko nabigusezeraniye, mbagezaho isezerano rikuru ndetse n'isezerano rishya kugira ngo tuzajye tugenda tureba ese n'iki Imana iri kutuvugaho. Nagusezerana yuko nanone ku musozo wa buri gice nzajya mbashyiriraho videwo kugira ngo atari iya lyrics, kugira ngo tuvugane turebana, kandi ndumva bizarushaho kugenda bigenda neza. Rero nanone nakurarikira gukora subscribe, share, ndetse waba wagize ikibazo ndetse waba wagize n'indi nyunganizi, cyangwa waba ushaka no kugira kandi kantu tubwira, ukaba wakatwandikira muri comment kugira ngo iyo communication irusheho kugenda neza. Rero nakubwiye ko dukoresha Bibiliya eshatu: Bibiliya yera, Bibiliya ntagatifu, ndetse n'indi Bibiliya yitwa Holy Bible King James version y'icyongereza. Rero muri ubwo buryo akaba tuzajya tugenda turushaho kunguka kandi turushaho gusobanukirwa. Uyu munsi rero duhereye mu butumwa bwiza muri Matayo igice cya 2:11 muri Bibiliya muri Bibiliya yera. Muri Bibiliya yera baravuze ngo binjiye mu nzu babona umwana na nyina Mariya, nuko barapfukama baраmuramya, hanyuma bapfundura impago zabo bamutura zahabu, ubunani n'imibavu. Ahangaha ni muri Bibiliya ntagatifu. Ni ukuvuga ngo binjiye mu nzu babona umwana. Uwo mwana ninde? Yari Yesu nk'uko twabibonye hejuru. Then muri Bibiliya yera baravuze ngo bageze mu nzu basangamo umwana hamwe na nyina Mariya, barapfukama baramuramya, maze bahambura imitwaro yabo bamutura amaturo y'izahabu n'icyome n'ishangi. Uyu yari Yesu Kristo. Aba bagiye kureba Yesu basangamo harimo umwana ndetse na Mariya ari we nyina. Abo bantu bagiye kumureba bari abanyabwenge nk'uko twabisomye ku mirongo ibanza. Then the Holy Bible King James, Matthew chapter 2 verse 11. And when they were come into the house, they saw the young child with Mary his mother, and fell down and worshipped him. And when they had opened their treasures, they presented into him gifts, gold and frankincense and myrrh. Rero nakurarikira gukora subscribe, share, like ndetse na comment nk'uko nabigusezeraniye kugira ngo ibiganiro dutegura birusheho kukugeraho. Then muri Bibiliya ntagatifu mu gitabo cy'itangiye igice cya 2:11, kubera ko ariho tugeze. Ahangaha muribuka ko twabonye umugezi wazanaga amazi muri Edeni. Hanyuma uwo mugezi wari ugabanyijemo imigabane ine, cyangwa uburyo bwo gutanga amazi mu buryo bune. Harimo ngo izina ry'uruzi rwa mbere ni Pishoni. Ahangaha turi kureba imigezi ine yavaga muri Edeni. Yari imigezi ngahe? Ine. Hanyuma umugezi wa mbere witwaga Pishoni, nirwo ruzenguruka igihugu cyose cya Havira, aricyo kibamo zahabu. Iki ni igihugu tubona cyabagaho muri Eden, kandi ahangaha niho Adamu yabaga muri Hawira, niko muri Bibiliya ntagatifu batubwiye. Then hanyuma se muri Bibiliya yera bavuga ngo iki? Umwe witwa Pishoni ariwo ugose igihugu cyose cya Havira kirimo izahabu.
murumva rero ahangaha rwose birasa kandi birimo birumvikana. Genesis chapter 2 verse 11, the name of the first is Pison, and that is it which compass the whole land of the Havilah, where there is a gold. I invite you to do subscribe, share, like and comment. Rero muri makeya nuko nguko barimo baratubwira muri Bibiliya yera, muri Bibiliya ntagatifu, mu isezerano rikuru ndetse no mu isezerano nshya, murabona ko tubibonye. Ahangaha rero watera comment uvuga ngo iki, ese Havilah na Hawila ni kimwe? Hanyuma Uwiteka kugirire neza. Twongere dusenge. Data mwiza, turagushimye ko uyoboye ibitekerezo byacu ndetse ukemera yuko tubasha kumva tukanabona izina ryawe rishimwe. Ndagusaba nkwinginga kugira ngo ukomeze kubana natwe kandi udukomeze, tubisabye twizeye ku bwa Yesu. Amen.